Ni ibintu bibabaje ariko kandi bisanzwe. Buri munsi abantu benshi barakanguka kare cyane, bagakora cyane, bagatakaza imbaraga zabo, bakizirika mu kazi bafite icyizere cy'uko ejo hazaba heza. Ariko imyaka irashira indi igataha, ubuzima bukaguma mu gihirahiro, nta musaruro ugaragara. Aha niho benshi bibaza ikibazo gikomeye bati, ese mbikora nabi? Ese Imana yaranyibagiwe? Ubushakashatsi bwo bwakozwe n'itsinda ry'impuguke mu mibereho y'abantu bugaragaza ko gukora cyane atari ko kugera ku bukire vuba. Hari ubwo umuntu yiruka cyane ariko mu cyerekezo kibi. Hari ubwo imbaraga dushyira mu buzima ziba zidafite intego, zidafite umurongo ngenderwaho. Hari ubwo umuntu ashobora guhora asenga, akora cyane, akiyiriza ubusa, ariko nyamara hakabura n'igihinduka mu buzima bwe, kuko icyo akeneye atari imbaraga gusa, ahubwo ari ubwenge bwo kuyobora izo mbaraga. Mu buzima hari igihe Imana igutindaho si uko ikwanga, ahubwo ni uko hari isomo ikwigisha. Hari ubwo ukora cyane kugira ngo ubone amafaranga, ariko nyamara Imana yishaka kugira ngo ubanze kubona ubwenge bwo kuyacunga mbere y'uko uyabona. Hari igihe usaba amahirwe, ariko Imana igushakira imico n'imyitwarire ibereye ayo mahirwe. Ntabwo umuntu atsindwa kuko atabashije kugera ku nzozi ze vuba, atsindwa iyo yemeye ko igihe cyatinze gisobanura ko ntacyo azageraho. Thomas Edison we yabivuze neza ubwo yabazwaga uko yumva kuba yaragerageje inshuro zirenga 1000 gukora itara ariko bikanga. Yarababwiye ngo sinatsinzwe, ahubwo nabonye inzira 1000 zitari gukora neza. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo abantu bakora cyane ariko ntibagere ku cyo bashaka. Tugiye kwifashisha amagambo y'ubwenge, ubushakashatsi bugezweho kugira ngo tukwereke ukuri kutavugwa kenshi. Niba wumva uri umwe muri abo bantu bakoze uko bashoboye ariko ubuzima bukanga, iyi video ni iyawe. Icyo usabwa gusa ni ugukanda kuri subscribe ubundi tugakomeza. Gukora si ikibazo ni uburyo ukoramo. Abantu benshi baravuga ngo nakoraga amasaha 18 ku munsi ariko sinigeze mbona icyo nifuza. Icyo ntabwo ari igitangaza. Kugira umutima wo gukora si cyo kibura ku bantu b'iki gihe, ahubwo ikibazo kiri mu buryo bakoramo. Bivuze ko gukora ibintu neza atari byo bihagije, ni ngombwa mbere na mbere gukora ibintu bikwiye. Umuntu ashobora kuba ahugiye mu mirimo myinshi ariko iyo mirimo idafite aho yamugeza, nta kinamumariye namba. Ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Angela bwagaragaje ko abantu bigirira icyizere, bakihangana kandi bagakomeza urugendo no mu bihe bigoye, aribo bakunze kugera ku ntsinzi mu gihe kirekire. Abo bantu we yabise grit. Ni ya myitwarire yo kudacika intege, yo gukomeza nubwo byose bisa n'ibitagenda. Niba ubona urimo gutinda kugera ku cyo wifuza, ntutwarwe n'agahinda gusa. Bishobora kuba ari igihe cy'ishuri aho wiga ibintu uzagenderaho mu gihe gikomeye kigiye kuza. Ibyo utekereza nibyo bigena uko uzabaho. Abahanga bemeza ko imitekerereze y'umuntu ifite uruhare runini mu kugena uko ubuzima bwe buzagenda. Niba wumva warakoresheje imbaraga zawe zose ariko ubuzima bukakunanira, jya ubanza ugenzura icyo utekereza buri munsi. Ese wiyita inakoreka cyangwa wiyita indatsindwa? Ese utekereza ko wavutse nabi cyangwa utekereza ko ushobora guhindura uko wavutse? Hari ibintu bigira imbaraga zo kukubuza gutera imbere utabizi. Ni nko kuba ugifatwa n'amateka, ibikomere, abantu bakubwiye ko ntacyo uzageraho, cyangwa ibyo wigeze guhomba ukaba ukibifitiye inzika. Ibyo byose ni imizigo itagaragara ariko ibangamira urugendo rw'ejo hazaza. Reka nkubwize ukuri, si buri wese ukora cyane uzagera ku cyo yifuza. Ni ukuri kubabaje ariko gukwiye kuvugwa. Si buri wese ukora cyane uzaba umukire. Si buri wese witonda, wubaha, ukunda abandi, uzishyurwa na buri muntu. Ni ibintu bigaragara, ndetse uzasanga bamwe batangira no gushidikanya mu kuba Imana ibaho. Ariko nubwo ibyo ari ukuri, nanone hari ukundi kuri utaruzi. Nta muntu n'umwe wageze ku ntsinzi atabanje kugeragezwa. Hari igihe umutwe wawe, umutima wawe, imbaraga zawe zose bizajya bikubwira ngo bireke, ariko icyo gihe nicyo uba ugeze hafi neza ku cyo washakaga. Wibuke ko intsinzi itangira mu kwemera ko ushoboye, nubwo abandi babona uri gutsindwa. Niba wuzi icyerekezo kandi ufite ubushake, Imana ifite igihe cyayo gitandukanye n'icy'abantu. Gukomeza si ubuswa, ahubwo ni ubwenge. Wowe wumva warakoze byose, ukabyuka kare cyane, ugatahira inzara, ugasenga, ugashaka inama, ugashaka amahirwe, ariko ubuzima bukakwereka ko ntacyo uri cyo. Ndakubwiza ukuri, nturi wenyine. Isi yuzuye abantu bafite umutima nk'uwawe, nabo bagerageza ariko ibintu bikanga. Ariko menya ibi, komeza. Si uko byose bizahita bihinduka vuba, ahubwo ni uko gutuza no gukomeza bizakwigisha ibintu bitazigera biva. Hari abahagaritse urugendo rwabo isaha imwe mbere y'uko babona igisubizo. Hari abaretse guharanira ubuzima bwiza kuko bagendeye ku magambo mabi y'abantu. Wakoze ibyo ushoboye, ndabizi, n'ubu uracyabikora, ariko igisubizo ushaka kiri imbere, si inyuma. Ubuzima si uko ibintu bitagenda, ubuzima ni uko witwara ku byo wahuye nabyo. Ntuzabireke, ntuzareke indoto zawe, ntuzemere ko agahinda k'uyu munsi
munsi kakubuza kwishimisha. Bose bashobora kukuvuga nabi, ariko niba Imana igufitiye umugambi niyo izagira ijambo rya nyuma. Komeza ukore rero, komeza wiringire, komeza usenge, komeza wihangane. Umunsi umwe uzibuka ibi bihe ubishimire kuko byakuremye. Mugire amahoro n'amafaranga. Ndabakunda.